kuwa mbere ukwezi kwa mbere itariki ya 5/2026 uyu ni umunsi wa 5 w'umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi, nzahera kuri bike birimo amahoro kuruta byinshi birimo umuruho mwinshi, hanyuma nzabona kukugeza kuri byinshi. Igitabo cy'umubwiriza ibice 4 kugeza ku murongo wa 6. Urushyi rumwe rwuzuye rufite amahoro biruta amashyi yombi yuzuye afite umuruho no kwiruka inyuma y'umuyaga. Umva, ngo Imana igiye guhera kuri bikeya ariko birimo amahoro. Igiye kugenda ikuzamura gahoro gahoro harimo amahoro menshi. Igiye kukubakira gahoro gahoro harimo amahoro menshi. Igiye kuguha byinshi. Hari abantu bavuga ngo umushahara wabo ni muto bakarira, ariko niba urimo amahoro ihangana. Hari abashobora kuguha umushahara mwinshi ariko ukuzuramo umuruho ndetse no kwiruka inyuma y'umuyaga. Imana rero uburyo igiye gukorana nawe, igiye kuguha bike bike birimo amahoro, hanyuma igenda ikuzamura gahoro gahoro, igenda ikuzamura mu buryo budasanzwe. Izabiguha, izabikwihera, wowe komera, wowe ihangane, igihe kirageze. Ngo urushyi rumwe rwuzuye rufite amahoro biruta amashyi yombi yuzuye afite umuruho, ngo no kwiruka inyuma y'umuyaga. Iki ni cyo gihe cyawe ugiye kwinjira mu by'amahoro, nabyo bizakuganisha mu mahoro menshi. Nicyo gihe uzagira byinshi, kuko buri kimwe cyose Imana izaguha yageneye amahoro yacyo. Buri kintu cyose kingana n'amahoro yacyo. Ndagushima Mana, ndagushima Papa, ndagushima Nyakubahwa kugira neza kandi uhambaye. Ngaho mureke Mwami abashe gutuza mu mahoro yawe, ariko unamuzamura kandi umufitiye umugambi uhambaye mu izina rya Yesu. Amen.